ناجم سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ishimwe, ikuzo, cyubahiro, ubutagatifu byose ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro, imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni iby'agaciro nanone kongera guhura bakunzi ba Najim Said, kongera guhura mu isomo ryacu rya sira, amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu by'ukuri tumaze kubona byinshi kandi byiza bikomeza kutwigisha no kutwibutsa no kuduhugura mu kumenya no gusobanukirwa ubuzima n'amateka y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Twaganiriye byinshi rero. Uyu munsi inshallah ku bushobozi bwa Allah turatangira noneho igihe Rasul sallallahu alayhi wa sallam noneho ahabwa ubutumwa. Mu bihe byatambutse twaganiraga imyaka 40 y'ubuzima busanzwe yabagamo mu by'ukuri nk'umuntu usanzwe, umubyeyi w'abana 6 n'umudamu we umwe Khadija radiyallahu ta'ala anha. Ariko nk'uko twabibonye Rasul sallallahu alayhi wa sallam hamwe nuko abantu be, umuryango we, abari batuye umujyi wa Makka bose basengaga ibigirwamana, bafataga amabuye bakayaconga bakayakora neza, bakayakoramo ishusho ry'umuntu cyangwa ishusho ry'igisimba runaka, barangiza bakagisenga. Ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we ntiyigeze asenga ikigirwamana na rimwe mu buzima bwe. N'umugore we Khadija radiyallahu ta'ala anha nawe ntiyigeze asenga ibigirwamana. Muribuka yuko muri bimwe byatumye Khadija radiyallahu ta'ala anha yishimira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam harimo no kuba Khadija nawe mu by'ukuri ntiyigeze nawe asenga ibigirwamana. Hari igihe mu by'ukuri hamwe nuko umuntu ataba afite ubutumwa buturuka kwa Allah, ariko kamere muntu, kamere Allah subhanahu wa ta'ala yaturemanye twebwe abantu nuko ugandukira Allah. Ubwo rero akaba ari nayo kamere Rasul sallallahu alayhi wa sallam yari afite yo kudasenga ibigirwamana. Hamwe n'ibyo Rasul sallallahu alayhi wa sallam yari umugabo w'umwizerwa, yari umugabo w'umunyakuri, yari umugabo urangwa n'ukuri, urangwa no gufasha abatishoboye, urangwa n'ubunyangamugayo, dore yuko yarazwi ku bunyangamugayo n'ukuri ku bantu bari batuye Makka, dore yuko Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaba ari imbere y'Ubuislam na nyuma y'Ubuislam, mu by'ukuri iwe mu rugo hari hameze nka banke. Abantu benshi, abaturanyi n'abari batuye umujyi wa Makka bazaga kubitsa ibintu byabo by'agaciro, amafaranga, izahabu, ifeza n'ibindi bintu bifite agaciro, bajyaga kubibitsa ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kubera uburyo bari bamuziho ukuri, ubunyangamugayo n'icyizere. Ubwo rero ibyo byose mu by'ukuri niko yarabayeho hamwe nuko Ubuyisilamu bwari butaraza. Nuko rero Allah subhanahu wa ta'ala
amutoranya nk'intumwa, na mbere yuko mu by'ukuri atangira guhabwa ubutumwa mu myaka ye 38, 39 kugeza kuri 40, hatangiye kugaragara ibimenyetso bimugaragariza yuko mu by'ukuri imbere mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka mike iri imbere araza kwakira ubutumwa. Muri ibyo bimenyetso reka turebe bine muri byo. Icya mbere ni ar-ru'ya as-sadiq. Mu by'ukuri intumwa y'Imana sallama yatangiye kujya arota inzozi, akaryama akarota. Mu by'ukuri ibyo yarose byose, byaba ari byiza yaba ari bibi, byose bwacya mu gitondo akabibona nk'ukuri, Twese tugira inzozi, twese turarota, ariko akenshi inzozi zacu twebwe nk'abantu basanzwe mu by'ukuri aba ari ibintu ubona rimwe na rimwe bitari ukuri, cyangwa rimwe na rimwe birimo gukabya cyane, rimwe na rimwe utabibona mu buzima busanzwe. Ubwo rero Allah subhanahu wa ta'ala mu kumutegura Rasul sallallahu alaihi wasallam kugira ngo abashe kwakira ubutumwa, abashe kwakira ibitangaza, abone ibintu bidasanzwe, mu by'ukuri yabanje kumutegura kuba yarota ibintu mu nzozi, bwacya mu gitondo bya bindi yarose byose mu by'ukuri bikaba akabibona n'amaso ye. Cyo ni icya mbere. Cya kabiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayhi al-khalwa فكان يخلو بغار حراء في جبل النور. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yatangiye kujya mu by'ukuri amuha ubugenge n'ubwenge bwo kwiherera, akajya kure y'abantu, akagenda akicara wenyine, mu by'ukuri akitekerezaho, agatekereza no ku bantu be b'Imaka, agatekereza mu by'ukuri uburyo abantu be basenga ibigirwamana, akibaza, akicara rimwe rimwe ngo yajyaga yicara akibaza ni gute abantu basenga ibigirwamana bicaye bakabiconga bakabikora ubwabo, barangiza bakavuga ati ibi nibyo byaturemye, ibi ngibi nibyo biduha amafunguro. Mu by'ukuri akicara akitekerezaho akabura igisubizo. Ibyo byose rero byamubagaho yiherereye, akiherera mu musozi cyangwa mu buvumo bwitwa Hira. Ubu ni ubuvumo twese tuzi, amateka mu by'ukuri yanditse nk'ubuvumo mu by'ukuri Rasul sallallahu yakiriyemo risala, ubutumwa bwa mbere bwa Islam. Ubwo rero yakundaga kugenda cyane cyane mu kwezi kwa Ramadan, akitwaza impamba y'ibyo kurya, akagenda akamara y'iminsi ari wenyine yicaye yitekerezaho, atekereza ku bantu, atekereza isi. Mu by'ukuri ni igikorwa cyiza duhamagarira n'abayisilamu cyangwa n'umwemeramana mu by'ukuri kujya twicara rimwe na rimwe natwe tukitekerezaho. Burya iyi si twirirwamo, akavuyo k'isi, stress z'isi, akazi twirirwamo, business twirirwamo, umuryango mu rugo, abana, umugore, bino byose uba ukeneye igihe runaka yuko ubisiga ukagenda ukicara, ugashaka ahantu hatuje ha wenyine, ukicara ukitekerezaho cyane cyane ikintu gikomeye cyo gutekereza ku mubano wawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ese ngiye mbanye gute na Allah? Mbanye gute n'umuremyi wanjye? Ese ibyo Allah nsaba ndabyubahiriza, ndabikora, mbishyira mu bikorwa? Ese ni hehe nkosereza Allah subhanahu wa ta'ala? Byose mu by'ukuri ukabitekerezaho kandi ukabasha kwiha igisubizo. Ni nayo mpamvu biba byiza yuko umuyisilamu abyuka nijoro, amasaha y'ijoro abantu bose baryamye, isi tuje, mu by'ukuri akicara agatekereza, agasaba Allah, agatakambira Allah, mu by'ukuri agasaba imbabazi aho yakoseje, mu rwego rwo kugira ngo abone umwanya uhagije we na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Rasul sallallahu alaihi wasallam rero
yatangiye kujya ajya kuri uyu umusozi uzwi ku izina rya Jabal Nur, umusozi wa Nur, ariwe urimo ubu buvumo bwa Hira. Ni umusozi uri mu mujyi wa Makka. Mu by'ukuri nk'abantu bagize amahirwe yo kujya gukora umutambagiro mutagatifu hijja cyangwa umrah, ni umusozi uzwi kuko bajya gutemberezwayo bakerekwa ubu buvumo, bakerekwa uyu umusozi w'amateka mu by'ukuri witwa Jabal Nur, mu by'ukuri wabashije kubamo aya mateka, ari naho intumwa y'Imana sallallahu yajyaga kwiherera ari kwitekerezaho. Icya gatatu mu bimenyetso cyangwa mu byagiye bimubaho mbere yuko yakira ubutumwa ni taslimu ash-shajaru wal hajaru ilayhi. Ni uburyo yajyaga agenda ari mu nzira agasuhuzwa n'amabuye n'ibiti. Ni ibitangaza, ni ibintu bidasanzwe, nawe byaramutangazaga. Rimwe na rimwe akibaza se koko nibyo koko cyangwa n'ubwenge bwanjye, se narasaze? Ni gute numva amabuye ari kunsuhuza? Ni gute numva ibiti biri kunsuhuza? Ariko ibi byose byari imiteguro Allah subhanahu wa ta'ala ari kumutegura kugira ngo ejo n'ejo buri natangira kwakira ibitangaza mu by'ukuri bitazaba ari ibintu bitunguranye. Ubwo rero ibiti n'amabuye byasuhuzaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Icya kane ni tahjibu as-sama min istiraq as-sam'. Mu myiteguro cyangwa mu bintu byabayeho mbere y'uko Rasul sallama ahabwa ubutumwa, ni uburyo iki kirere twebwe tubonesha amaso, kubera ko ibirere ni birindwi. Nyuma y'iki kirere hari ibindi birere bigenda, icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, kugeza ku kirere cya karindwi. Hejuru y'ikirere hari amazi, inyanja nini. Hejuru y'inyanja hari arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Noneho Allah subhanahu wa ta'ala akaba ari hejuru y'iyo arshi, iyo ntebe ye ntagatifu, intebe y'icyubahiro. Ubwo rero iki kirere cya mbere tubona mu by'ukuri mbere y'uko Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabwa ubutumwa, amajini, ibiremwa by'amajini, twebwe nk'abayisilamu twizera yuko amajini ni ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala nk'uko natwe turi ibiremwa. Muri ayo majini rero harimo abeza bagandukira Allah, basenga Allah nk'uko no mu bantu habamo abeza, ariko nanone hakabamo n'ababi bakora ibikorwa bibi bigometse kuri Allah subhanahu wa ta'ala, nk'uko nanone no mu bantu harimo abantu babi bigomeka kuri Allah. Ayo majini rero mabi yigometse kuri Allah cyane cyane akaba ari nayo akoreshwa n'abarozi n'abapfumu mu rwego kugira ngo bateshe umutwe kiremwa muntu cyangwa babashe kwangiza ubuzima bw'abantu bagenzi babo. Aya majini mbere y'uko Rasul sallama ahabwa ubutumwa yajyaga ajya kuri iki kirere cya mbere akabasha kujya kwiba amwe mu mabanga yo mu ijuru, cyane cyane amakuru y'abantu hano ku isi bizababaho, byaba ari bibi cyangwa ibyiza mu bumenyi bwihishe butazwi. Ubwo rero aya majini yajyaga agenda kuri iki kirere cya mbere akajya gutega amatwi amwe mu mabanga ya hano ku isi. Ubwo Rasul sallama ajya koherezwa aya majini, mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala yabwiye abamarayika yuko batangira kubuza aya majini yuko atongera kujya yiba amabanga yo mu ijuru. Nayo mpamvu rero muri Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala aha bivuga muri suratul jinn, igihe kimwe aya majini Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Amajini ubwayo ari kwivugira, ari gutanga inkuru yuko ngo igihe kimwe ngo bajya kwicara cyangwa bajya kumviriza amabanga yo mu ijuru, ngo ariko ngo igihe cyarageze, aricyo iki gihe mbere y'uko Rasul sallallahu ahabwa ubutumwa, ngo igihe cyarageze, igihe twajyaga tujya kumviriza, ngo igihe kiragera noneho ngujya ajya kumviriza agaterwa ibuye rya kumuriro, bya bindi twese cyangwa rimwe na rimwe tujya twita ngo nizakibona umwe, tujya tubona ikintu cyaka umuriro kirukanka cyane.
ari rero n'amabuye avuye muri jahannam yaterwaga aya majini na n'ubu agiterwa mu rwego kugira ngo batabasha kujya biba cyangwa bumviriza amwe mu mabanga yo mu ijuru, rimwe na rimwe bakayazanira abapfumu kugira ngo babashe kwangiza ubuzima bw'abantu. Ubwo rero aya majini yaratangaye kugeza aho yavuze ati wa anna la nadri, ati ibintu bitubayeho ntago byari bisanzwe ko twari dusanzwe tugenda tukicarayo tukumviriza tugatega amatwi, atari ku bungu umuntu amajini cyangwa uri kugerageza kujya kumviriza ari guterwa ibuye rya kumuriro. Ati ntago tuzi wa anna la nadri, ntago tuzi asharrun urida biman fil ard, ngo cyaba ari kibi kigiye kuba hariya ku isi, am arada bihim rabbuhum rashada, ngo cyangwa hari ikintu kigiye kuba hariya ku isi. Bakimara rero amajini kubuzwa cyangwa kwimwa umwanya wo kujya kumviriza amakuru yo mu ijuru, bagiye gutanga raporo ku mukuru wabo Iblis ashaitan, bamubwira yuko by'ukuri ntago bisanzwe, twari dusanzwe tujya mu kirere kumviriza no kumva amabanga yo mu ijuru, none turi kugenda tugaterwa amabuye yaka umuriro. Nuko Iblis arabwira ati byanze bikunziye hari ikintu kigiye kuba, hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba. Yarangije abatuma ati bagende ku isi yose bayizenguruke bashake ni iyihe nkuru, ni ikihe kintu kidasanzwe kigiye kuba hano kuri isi. Amajini koko yaragiye asanga cyangwa abona yuko hari umuntu runaka uri ahantu runaka mu buvumo uri kwiherera uri gusari, ari we Rasul sallallahu alayhi wasallam. Bino byose rero ni intangiriro cyangwa umuteguro w'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaragiye koherezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, umwanditsi w'igitabo rero arakomeza atubwira ati walamma balagha 40 sanatan, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam igeze imyaka 40, jaahu Jibril, yazwe na Jibril bilwahyi, amuzaniye wahyi. Iyo tuvuga wahyi ni ubuhishuro, ni ubutumwa bwihariye bwa Allah subhanahu wa ta'ala ahereza intumwa ze min rabbihi, buvuye kwa Allah, wa huwa fi ghar Hira, icyo gihe intumwa y'Imana sallama iri muri bwa buvumo bwa Hira. Naam, ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم من عمره على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة. نعم، nk'uko rero umwanditsi w'igitabo atubwira yuko Rasul sallallahu alayhi wasallam amaze kugeza imyaka 40 kuri qawli rajih. Ubwo ni ukuvuga ngo hari abandi bagiye bavuga izindi qawl cyangwa izindi mvugo, ariko imvugo ya nyayo, imvugo ini rajih, nuko Rasul sallallahu yahawe ubutumwa afite imyaka 40, nkuko tubisanga mu gitabo cya al-Bukhari من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أرفقتي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نغيما نهاوي أبتمنا إفتي 40 سنة إفتي مياك من وانغيني. نعم، حنورينو رسول صلى الله عليه وسلم أهابغا أبتمنا ركبتوغيري uko yarameze, imiterere ye, ko yanganaga, indeshyo ye, isura ye. حديث نوني دسانغا مجتبه كا مسلم عن أنس ابن مالك أنه قال أنس أرتقير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن إنه إيمانا نقول هيري مري مري وكي غوندا، bivuze yuko yari muremure ariko atari bwa burebure bwo kwigonda, atari muremure cyane. Wala bil qasir, nta nubwo yari mugufi. Walaysa bil abyad al amhaq, ngo nta nubwo yari afite inzobe yererutse cyane ya indi ijya gusa nka nyamweru, oya, ahubwo wala bil adami, ngo nta nubwo yiraburaga. Bivuze yuko
inzobe ye yari hagati na hagati. Wala bil ja'dil qatati, ngo kandi n'imisatsi ye ngo ntago yari imisatsi ya indi bitwita ngo ni imisatsi y'injwiri. Umuntu umwarabu yari afite imisatsi yorohereye yirende. Ba'athahu Allahu ala ra'si 40 sanatan, Allah subhanahu wa ta'ala yamwohereje afite imyaka 40. Ubwo mbese mu ishusho yawe cyangwa tugendeye kuri hadithi Anas turahita tubona cyangwa dushushanya ishusho y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu zindi hadithi zisogareza ko Rasul sallallahu yari afite intugu zagutse kandi mu by'ukuri yagaragaraga cyangwa yari afite uburanga bwiza. Bamwe mu basizi mu by'ukuri bagaragaza yuko uburanga bw'intumwa y'Imana sallallahu ngo bwari bubengerana cyangwa busa neza nk'ukwezi. Yari mwiza, yari afite uburanga bwiza kandi nkuko twabibonye ntiyari muremure kandi ntiyari na mugufi. Yari afite n'uruhu rwiza, inzobe nziza, afite n'imisatsi myiza sallallahu alayhi wasallam. Ubwo rero Allah subhanahu wa ta'ala amuhereza ubutumwa mu by'ukuri kuri imyaka 40, kandi amuha ubu butumwa ari mu buvumo bwa Hira. Reka rero turebere hamwe uburyo Rasul sallallahu alayhi wasallam yakiriye ubutumwa ari muri bavumo twabonye yuko yajyaga agenda mu by'ukuri agiye kwiherera, agiye gufata iminsi runaka mu kwiherera kugira ngo abashe kwicara we na roho ye na nafsi ye mu kwitekerezaho. فكيف كان نزول الوحي عليه لأول مرة؟ نقول byagenze ku nshuro ya mbere Rasul salama ahabwa ubutumwa. Wa aina kana hadha, yaraherereye. Wa ma alladhi hadatha lahu hinaha, ni iki cyabaye icyo gihe ahabwa ubutumwa. Wa kayfa kana mawqif min hawlihi minhu, ese umugore we umudamu we Khadija we yabyakiriye gute hina akhbarahum bidhalik, igihe amubwiraga ibyo yabonye cyangwa ibyo yahuye nabyo muri ghar al-Hira. Ibi byose turabisanga muri hadithi yakiriwe na Aisha radiyallahu ta'ala anha, ahagira ati annaha qalat, Aisha noneho aratubwira, araduha inkuru ya nyayo y'uburyo byagenze igihe Jibril alayhi salatu wassalam yazaga agasanga Rasul salama mu buvumo bwa Hira muri wa musozi twita Jabal Nur, twabonye witwa Jabal Nur. Aisha aratubwira ati awwal ma budi'a bihi Rasul sallama min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh. Aisha aratubwira ati mu bintu bya mbere Rasul sallama yabashije kujya ahabwa cyangwa yerekwa n'inzozi. Nkuko twabigaragaje, Rasul sallallahu alayhi wasallam yahabwaga inzozi cyangwa yaroteshwaga inzozi mu by'ukuri bwacya za nzozi akazibona mu buzima busanzwe. Ibyo yarose byose akabibona nk'ibiri kuba cyangwa byose akabibona biri kuba. Nyuma yaho thumma hubbiba ilayhi al-khala, ngo nyuma yaho Allah subhanahu wa ta'ala kajya amuha igitekerezo cyo kujya ku ruhande, akajya ku ruhande, kajya kure y'abantu. Wa kana yakhlu bi ghar Hira fayatahannathu fihi, akajya muri bwa buvumo bwa Hira akabasha kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala muri ubwo buvumo iminsi mikeya cyangwa amajoro makeya, qabla an yanziha ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalika thumma yarji'u ila Khadijata fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu alhaq. Ibyo byose ngo yarabikoraga, kagenda agafata impamba kwa Khadija, akagaruka agasubira mu buvumo, gutyo ngo kugeza igihe ngo yaziwe na alhaqu, ukuri guturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fi ghar Hira, ari mu buvumo bwa Hira. Faja'ahu almalaku, ngicyo gihe malaika Jibril aranje faqala, aramubwira ati iqra, soma. No kuvuga ngo yari wenyine mu buvumo bitunguranye, azirwa n'umuntu atazi, atabona haturutse. malaika Jibril aramubwira ati iqra, qala ma ana biqari'in, intumwa y'Imana iramusubiza ati ngiye sinzi gusoma. Mu by'ukuri hano Rasul sallallahu alayhi wasallam
mu gusubiza yuko atazi gusoma ntago yarabeshye, koko ntago yarazi gusoma, kubera ko muri uko ubuzima Rasul sallallahu yanyuzemo, ubuzima bugoye, ubuzima bushaririye, gutakaza umubyeyi we, agatakaza na nyina ku myaka 6, hahandi umwana abagejeje ku gihe cyo kwitabwaho, umubyeyi we akamujyana ku ishuri. Ubwo Rasul sallallahu ntago ayo mahirwe yabonye, dore yuko mu myaka ye mitoya ahubwo yajyaga ajya gushakisha ubuzima, ajya kuragira ihene nkuko twabibonye. Ntago rero yigeze agira amahirwe yo kwiga, kandi suko atabishakaga, suko yanze ishuri, ahubwo ni ubuzima butoroshye yanyuzemo twabonye. Ubwo rero Rasul sallallahu yakuze atazi gusoma no kwandika, mbese ntago yigeze anyura mu ishuri, kandi kisi igisebo, ntago ari igisebo kuba intumwa y'Imana itarizi gusoma no kwandika, ahubwo ni ubuzima butoroshye yanyuzemo. Indi mpamvu ya kabiri nkuko bamenye babitubwira, bwari ubugenge bwa Allah subhanahu wa ta'ala, yuko mu by'ukuri igihe azahabwa ubutumwa Qur'an, azahishurirwa Qur'an, mu by'ukuri abantu batazavuga ngo dore wa muntu wize ari kwandika, cyangwa uriya ari kutubwira ibintu yize, ari kutubwira ibintu yasomye, ari kutubwira ibintu yanditse, aho kugira ngo bemere yuko ari ubutumwa bwa Allah, ahubwo babifate nk'igitabo cy'umuntu, nk'uko umuntu wize akandika igitabo yarangiza akajya kukibwira abantu. Ubwo rero kuba atarazi gusoma no kwandika ntago ari igisebo, ahubwo Allah yagira ngo yerekane yuko ni gute umuntu utazi gusoma no kwandika, utarize, avuga akigisha ibintu binanira n'abamenyi, kuko Qur'an yuzuye ubumenyi bukomeye, ubumenyi bwinshi, ubumenyi. Ntago Qur'an yigisha gusa isala, zaka, ahubwo Qur'an yigisha n'ubundi ubumenyi bw'ikirere, ubumenyi bwa muntu, uburyo umuntu avuka, ubumenyi bw'amazi, ubumenyi mbese ya masomo abantu biga mu bizungu, Qur'an yose yarabyigishije. Kandi intumwa y'Imana sallama niwe wabyigishije abantu. Benshi baranatangaraga bakavuga ati ni gute umuntu utarize avuga cyangwa yigisha cyangwa azi ibintu nk'ibi ngibi. Mu by'ukuri byananiye abenshi mu bamenyi bakomeye bize, bakabasha kugera ahantu hakomeye. Ubwo rero Malaika Jibril amubwiye ati iqra, soma. Intumwa y'Imana yasubije yuko ngo sinzi gusoma. Qal, akimara gusubiza yuko atazi gusoma, fa akhadhani faghattani hatta balagha minni aljahda thumma arsalani. Jibril abwiye Rasul sallallahu alayhi wasallam ngo asome, intumwa y'Imana igasubiza yuko itazi gusoma. Jibril ngo yaramufashe, amufata hano mu mbavu, arangije aramukanda, ngo yaramukanze ngo kugeza aho Rasul sallallahu ngo yumvishe ububabare budasanzwe bwatumye abira icyuya. Hari ububabare umuntu ashobora kumva ukabira icyuya, kandi nubwo wabura ahantu hakonje. Nuko arongera anamubwira ati iqra, asubiramo inshuro ya kabiri. Intumwa y'Imana yasubira ati ma ana biqari, mu by'ukuri sinzi gusoma. Akabivugana ubwoba, akabivuga ari gutitira kubera ubwoba yari afite. Umuntu udasanzwe, umuntu atazi mu by'ukuri kuba yamukorera ibintu nk'ibyo bitangaje. Abikora inshuro ya mbere, abikora inshuro ya kabiri, abikora inshuro ya gatatu. Nuko Jibril aranje aramubwira ati iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma ku izina ry'umurezi wawe, we waremye. Khalaqal insana min alaq, yaremye umuntu amukomoye mu gisoro cyangwa mu gasoro k'amaraso. Iqra wa rabbuka al-akram, soma kuko umurezi wawe mu by'ukuri aratanga. Alladhi allama bil qalam, umurezi wawe wigishije abantu akoresheje ikaramu. Allama al-insana ma lam ya'lam, akigisha umuntu ibyo atarazi. Izi ni aya 5 ziboneka muri suratu al-Alaq. Mu by'ukuri aya za mbere zamanutse mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, zihawe n'intumwa y'Imana sallama ku nshuro ya mbere mu buvumo bwa Hira. Mu by'ukuri intumwa y'Imana isubiramo ayo magambo. Nuko Malaika Jibril arangije noneho aramwiyereka, aramubwira ati ana Jibril, ana Jibril, ana Jibril wa anta ya Muhammadu Rasulullah.
ambwira ati ngewe ndi Jibril, ngewe ndi Jibril, ngewe ndi Jibril, nawe yewe Muhammad uri intumwa y'Imana, guhera uyu munsi uri intumwa ya Allah. Byari ibintu rero bidasanzwe, ibintu bikanganye, ibintu biteye ubwoba, ibintu atiteze yuko byamubaho. Yarikanze rero agira ubwoba, nuko ava mu bumwe bwa Hira yirukanka afite ubwoba, afitiye igihunga. Arangije fadakhala ala Khadijata bint Khuwaylid, yirukanka asanga umufasha we Khadija. Faqala, amubwira ati zammiluni zammiluni, ntwikira ntwikira. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u, umufasha we umudamu we Khadija aramuryamisha, aramworonsa, aramutwikira, ngo kugeza igihe yaje gutuza, ubwoba burashira. Faqala li Khadija, nuko arangije mu by'ukuri aricara atangirira gutekerereza umufasha we Khadija ibyamubayeho. Rasul sallallahu alayhi wasallam ati laqad khashitu ala nafsi, mu by'ukuri ibintu byambayeho ngo byatumye ngira ubwoba, nikanze, nagize ubwoba, mfite ubwoba. Nuko Khadija arambwira ati mugabo wanjye, kalla, ati ntugire ubwoba, ntuhangayike, wallahi ndarahira imbere ya Allah, ma yukhzika Allahu abada, ngo mu by'ukuri Allah ngo ntago yagusuzuguza. Ntugire ubwoba, ntuhungabane, mu by'ukuri Allah ngo ntago yagusuzuguza. Kubera iki? Kubera iki impamvu Allah atagusuzuguza? Impamvu yamubwiye ibintu bitanu Rasul sallama byatuma cyangwa byaba impamvu yuko Allah atamusuzuguza, n'ibyo yabonye bitatuma Allah subhanahu wa ta'ala amusuzuguza cyangwa amutakariza icyizere, amukuraho amaboko. Amubwira ati impamvu ya mbere Allah atagusuzuguza, icya mbere, innaka latasilu rahima, ati mu by'ukuri wowe uri mu bantu bita ku muryango. Latasilu rahima, ati uri umuntu wita ku muryango, abantu bawe, umuryango wawe ubitaho, ubabanira neza, urabafasha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, watahmilul kalla, ngo ufasha ba bantu babashije kugira ibibazo, bya bintu biremereye, bya bibazo byaremereye abandi, wowe urabyikorera ukabasha kubikemura. Wataksibul ma'duma, warangiza umuntu wabuze ahagana, umuntu wabuze aho yerekeza, ati mu by'ukuri ni wowe agana kugira ngo bashe kumufasha, ubashe kumuhumuriza, ubashe kuba wamugirira neza, ukamwereka imico myiza, ukamubanira neza. Watuqri udayif, kandi nanone wita ku bashyitsi, ufata neza abashyitsi, ukita ku bashyitsi. Watu'inu ala nawaibil haqqi, ngo kandi umuntu wese wahugujwe, ahantu hose hari amahugu, mu by'ukuri uragenda ugahagarara, ukavuga ukuri, ugakoresha ukuri, ugakoresha ubunyangamugayo. Ati ibyo bikorwa byose rero bikuranga, ntago biriya byakubayeho Allah yagusuzuguza, ahubwo ibyakubayeho ni inkuru nziza y'ibyiza bigiye kukubaho. Aya ni amagambo rero meza yo ku mudamu mwiza Khadija radiyallahu ta'ala anha, yo guhumuriza umugabo we. Ni isomo rero ku bagore bafite abagabo, mu by'ukuri tujye tuba hafi abagabo bacu. Abagabo bacu mu by'ukuri bahura na byinshi hano ku isi, bahura n'imihangayiko myinshi ibagoye, ibavunnye. Mu by'ukuri nibajya baza batashye bageze mu rugo bahuye n'ibibazo byinshi, tujye tubahumuriza, tubabwire amagambo meza, tubahumurize, tubabwire inkuru nziza, tubafate neza, kubera ko hano hanze mu by'ukuri baba bahuye n'ibibazo bikomeye. Rero ntitukabe babandi mu by'ukuri tubahuza n'ibibazo bahuye nabyo hanze, natwe tukababera ibibazo. Ugasanga umugabo yaba ari hanze n'ibibazo, yagera no mu rugo agahura n'ibibazo. Mufatira urugero rero kuri Khadija, uburyo Rasul sallallahu alayhi wasallam yaje yahungabanye, afite ubwoba, ari gutitira bitewe n'ibyo ahuye nabyo, ariko ageze mu rugo ahasanga umugore umukunda, umwitaho, umuhumuriza, mu by'ukuri amwereka yuko ibyamubayeho
ari ibintu bisanzwe kandi Allah subhanahu wa ta'ala atamubabaza, atamusuzuguza, ahubwo yuko hari ibintu by'ukuri by'ingenzi bigiye kumubaho. Khadija ntabwo yarekeye aho, ahubwo umwanditsi w'igitabo atubwira ati fantalaqat bihi, ngo yahise afata intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta atat bihi Waraqa ibn Nawfal, ngamujyana ku mugabo witwaga Waraqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn ammi Khadija, ngo yari mubyara we, yari umwana wa se wabo Khadija. Wa kana imra'a tanassara fil jahiliya, uyu Waraqa ibn Nawfal ngo yari umukristu. Wa kana yaktubu al-kitaba al-ibrani, ngo icyo gihe yandikaga igitabo fayaktubu min al-injili bil-ibraniya ma sha Allah ayaktuba, ngo yafataga igitabo kiri mu giheburayo ngo akandika avana mu rurimi rw'igiheburayo abishyira mu cyarabu mu magambo ya injili ya Bibiliya. Wa kana shaykhan kabira qad amiya, ngo umugabo cyangwa umusaza ngo yari mukuru, yarashaje ngo kugezaho atanabonaga, atanarebaga. Faqalat lahu Khadija mugezeho kuri uwo mubyara we arambwira ati ya ibn ammi, ati yewe mubyara wanjye, isma min ibn akhik, ngumva ibyabaye ku mugabo wanjye, noneho utubwire niba koko bino bintu nawe ubifiteho ubumenyi ubizi. Faqala lahu Waraqa, icyo gihe ngo Waraqa yarabasubije abwira ati ya ibn akhi madha tara, yahise abaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo niki cyakubayeho, niki wabonye. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, ngo intumwa y'Imana ngimutekerereza ibyamubayeho byose mu buvumo bwa Hira, ibyo yabonye. Faqala lahu Waraqa, ngo wa musaza Waraqa arangije abwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arambwira ati hadha an-namusu alladhi nazzala Allahu ala Musa, ati umuntu wabonye ngo ni namus. Namus rero ni izina uyu Jibril yitwaga muri at-Taurat na Injil, twebwe tumwita Jibril, ariko muri Taurat na Injil bamwitaga an-namus. Ngo ni namus alladhi nazzala Allahu ala Musa, ngo wajyaga azira intumwa z'Imana no kuri Musa alayhi salatu wassalam. Noneho wa musaza arambwira ati ya laytani fiha jad'an, arambwira ati icyama ubu butumwa bwawe n'aka kazi ugiye gukora nkaba nkifite, iyo nza kuba nkifite imbaraga. Laytani akunu hayyan, ngo iyo biza kuba bishoboka nkazaba nkiriho. Idh yukhrijuka qaumuk, ngigihe abantu bawe bazagusohora mu mugi wawe. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana yumvisha amagambo y'uyu musaza yuko hari igihe kizagera agasohorwa mu muryi we. Intumwa y'Imana imubaza itangaye cyane ivuga ati aw mukhrijiyahum, atese bazansohora igihe kizagera banyirukane bamvane mu mujyi wanjye? Qala na'am, wa musaza arambwira ati yego igihe kizagera. Ati kubera iki? kubera ko lam yati rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Wa musaza arambwira ati atuwariwe wese wagerageje gukora cyangwa kuvuga ibyo ugiye kuvuga, ubutumwa bwiza bwo guhamagarira abantu ibyiza, kugandukira Allah no kugana Allah, atuwariwe wese wagerageje ibyo byose, ngo nta kabuza usibye yuko yagiraga abanzi bakomeye. Ati rero nawe uzahura n'abanzi bakomeye kugeza igihe bazagusohora mu mujyi wawe bakakwirukana. Nuko umusaza akomeza avuga ati wa in yudrikni yawmuk, ati nibiba ngombwa nkazaba nkiriho icyo gihe, ansuruka nasran muazzara, ngicyo gihe ngo nzakurokora, nzakuba hafi, nzahagarara iruhande rwawe, njye mu bagufasha. Noneho thumma lam yanshab Waraqa an tufiya wa fatara alwahy, ngarika amahirwe makeya uyu musaza mu by'ukuri ngo nta gihe cyashize usibye yuko yatabarutse yitabye Imana. Nuko Aisha aratubwira ati
nyuma y'iyo nkuru ngo fatara alwahyu, ngo none igihe cyahise kigera wahyi cyangwa ubutumwa buturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala burahagarara. Hano abamenyi batubwira yuko ubutumwa bwahagaze mu gihe kingana n'iminsi 10 Rasul sallallahu alaihi wasallam atongera kubona Jibril, atongera kubona ubutumwa buturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umwanditsi w'igitabo aratubwira ati wa kana nuzul alwahyi alayhi fi almarra alura, ngigihe cyambere intumwa y'Imana ihabwa ubutumwa ngo byari ku munsi wa mbere yawm al-ithnain, byari ku wa mbere. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam su'ila an sababi siyami, ati niyo mpamvu intumwa y'Imana igihe yabazwaga impamvu asiba umunsi wa mbere, impamvu dusiba ku wa mbere ni iyihe mpamvu. Dhalika, cyo gihe Rasul sallallahu alayhi wasallam yarasubije avuga ati dhalika yawma wulidtu fi, impamvu siba ku wa mbere ngo ni ukubera ko ari wo munsi navukiyeho. Wa yawma bu'ithtu, ngo ni nawo munsi nahereweho ubutumwa, ni nawo munsi nahereweho wahyi, ubutumwa buturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi nkuko twabibonye byari mu kwezi gutagatifu kwa Ramadan, mu kwezi kwa Ramadan ubwo Rasul sallallahu yahabwaga ubutumwa. Mu bandi banyamateka bakavuga yuko byari tariki 27 z'ukwezi kwa Ramadan, ku munsi wa mbere aribwo Jibril alayhi salatu wassalam yabashaga kuba manukira intumwa y'Imana mu bwa Hira. Inshallah reka ducumbikira hangaha, ubutaha kubera Allah subhanahu wa ta'ala kushoza bwa Allah noneho tuzaze tureba noneho nyuma yuko wahyi hagaze cyangwa ubutumwa kuva kwa Allah buhagaze, nkuko twabonye ko bwahagaze iminsi 10, nuko burongera barakomeza. Ese bwagarutse gute, byagenze gute? Intumwa y'Imana kongera kubona Jibril none inshuro ya kabiri byagenze gute? Noneho ese yahawe noneho ubuhe butumwa? Nkuko tubonye ubutumwa bwa mbere bwari aya za mbere muri suratul Alaq, ese aya za kabiri zamanutse ni izihe? Noneho tunarebere hamwe abayisilamu ba mbere cyangwa abemera Imana ba mbere binjiye idini. Inshallah byose tuzabira mu kiganiro gitaha ku bushobozi bwa Allah. Allah adushoboze kandi adutize imbaraga dukomeze gukurikirana aya mateka y'ingenzi, amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Najim Said.